ngewe mbona misiyoneri Tobure namubonye aba mu modoka ari hatuye yabaga mu modoka y'ikombe akarayiraramo hanyuma akanayigendamo. Yesu we nta nzu yari ihari Karengera rwose hari ahantu h'ikutiro ry'isoko ahantu habaga isoko ry'ingurube n'inka. hanyuma Tobure yazaga nyine rimwe ubundi agasubira igihundwe kuko yaje mu Rwanda mu 1966. uburyo mutegura mukavuga ati turashyiraho umugoroba wo kumwibuka wo kuganira kuri aya mateka ye ibigwi bye mu bitegura mute cyangwa ni iki musaba itorero rya ADPR yabereyemo missionnaire yakoreye mu ibyo bikorwa kubw'urupfu rw'uyu nyakwigendera? mu by'ukuri byakagombye kuba byiza yuko nyine itorero ryacu ADPR ari ryo yabereye missionnaire ribidufashamo kuko nubwo yagiye adufasha ariko yadufashe nyine yadufashije nk'umumisiyoneri wa ADPR. So kuveri yitorero ni ryo yakoreraga mu badufashije hakabaho icyo gikorwa cyo kuduhuza. ndabizi ko batubona turi benshi cyane kandi natwe byatwomora kuko dufite nyine amarira n'ibikomere byinshi cyane kubera kumubura. yambereye umubyeyi ku ikubitiro kuko wanjye ntabwo nari mufite sinageze amahirwe yo kumubona. ariko kuva amenye Tobure yarandeze haba mu buryo bw'umwuka nibo batwigishaga Ecole de Dimanche ndi umwana ibintu byo gukunda Imana hanini nibo babimfashijemo kandi si ukudukundisha Imana gusa twabonaga banadukunda. yarandeze rero mu buryo bw'umwuka naho nkuriye nsindiye kujya muri segonderi muri 1981 abera umubyeyi ku buryo bweruye kuko iyo ataza kuba we ntabwo kwiga byari gushoboka. yaziho urabona ko mbere ADPR yagiraga inama nkuru yagiraga seya ariko ikagira inama y'ubuyobozi uvuga ngo habagamo abamisiyoneri bahagarariye ibihugu by'iwabo cyangwa se inyungu ziwabo. uvuga ngo rero ku bwasanzu rwimo yari mu bamisiyoneri bahagarariye baba muri biro ya mu nama nkuru mu nama nkuru ariko hari inama nkuru hari n'inama y'ubuyobozi yabagamo muri batatu harimo representant n'umwungirije kamo na misiyoneri bahagarariye Suède na misiyoneri bahagarariye Suisse yari Tobure rero. ni impano Imana yari yahaye u Rwanda kandi nawe yemera gutangwa rwose aratwiha wese umubyeyi w'abantu benshi kandi ni umwigisha w'ijambo ry'Imana kandi kumuvuga ntabwo nabibasha ngo mbigere aho nshaka kuvuga. ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana. ndagusuhuje nkwifurije kugira ibihe byiza ukurikiye Iyobokamana TV aho dukurikiye uri hose, abantu bari mu Rwanda, abantu bari hanze y'u Rwanda, ndetse namwe mwakoze subscribe na inshuti zacu z'ahantu hatandukanye upfa kuba wumva ukanavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuko ari rwo dutambutsamo ibiganiro byacu. Amazina yanjye nitwa Jerry, turagarutse n'ubundi ariko tuje kuvuga ibigwi kwizihiza ubuzima bw'umwe mu bacu ariko wadukuwemo akaba atakibarizwa ku isi y'abazima. ubwo ni ukuvuga ngo twavuga ngo umugeni yatashye afite ibigwi byinshi, afite icyo avuze ku buzima bw'abakristo mu Rwanda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse na nyuma yaho. ibikorwa bye ntabwo bizibagirana. ushobora kuvuga ngo ninde? Joel araje amutubwire neza. yabaye inyenyeri mu bantu ndetse ni wa wundi Bibiliya ivuga iti imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana isomo tumukuraho ni ukugira neza, no gusenga ndetse no
no kugira imbuto no kubiba mu butaka bwiza kugira ngo tubashe kubaho mu buzima bwiza, yaba mu buzima bw'ibifatika byo mu mubiri ndetse no mu mwuka. Aho hose yarahakoze. Uwo nta wundi, yari umumisiyoneri, yari umuvugabutumwa, yabikoze neza. Ni Tobre, amateka ya Tobre. Joel, waramutse neza? waramutse neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Yewe turaho turashimira Imana. Turi kwihanganisha abantu batandukanye, cyane cyane abantu bari ba kera. Muri mvuga ba kera na ubwo mbashatse kuvuga nabo mu myaka itari yacu. Ni generation itari yacu, cyane cyane yabayeho nyine mu gihe cy'abamisiyoneri. Turabihanganisha cyane kubera urupfu rwa misiyoneri witwa Alfred Tobre. Abantu wenda bakiri mu myaka ya mitowe bashobora kuba batamuzi, ariko dushobora kuvuga ibigo ugasanga warahize, ugasanga inshuti yawe yarahize, ugasanga umwana wawe yarahize, ariko utaruza amateka y'icyatumye icyo kigo kibaho. Nibyo ugiye kutubwira. Yego bakunze Iyobokamana TV, ni munyemerere babwire gato ku bigwi amateka ya misiyoneri Alfred Tobre. Muri iki kiganiro turi buze no kwifashishamo amajwi y'abantu batandukanye bari hirya no hino babanye cyangwa bazi cyane uyu mukozi w'Imana Alfred Tobre, kuko numwe wakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu ivugabutumwa ryo mu Rwanda, cyane cyane mu itorero rya ADPR. Yego, mu itorero rya ADPR amakuru make mfiteho nuko yigeze kuba no hafi mu buyobozi bwa ADPR. Kera mu gihe cy'abamisiyoneri hari ukuntu habagaho cyitwa inama nkuru cyangwa inama y'ubuyobozi bukuru. Yabaga igizwe na representa, igizwe n'abavugizi babiri, harimo umwe wari uwo mu misiyoneri wari uhagarariye inyungu za Swede, noneho n'uyu Tobre yarahagarariye inyungu z'Ubusuwisi kuko niho aturuka. Gutyo nyine muri icyo gihe wenda turi buze kubigarukaho. Muri iyi nkuru rero muri buze kumvamo amajwi y'abantu batandukanye bari buze kudufasha kutubwira ku bigwi n'amateka bya Tobre, twumva impamutima zabo zitandukanye. Ubundi misiyoneri Alfred Tobre yavutse tariki 9 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1934. Yitabye Imana tariki 23 z'ukwezi kwa 2 muri uyu mwaka w'2026. Alfred Tobre ni umusuwisi wageze mu Rwanda mu mwaka w'1935. Uyu yahitiye igihundwe hariya kuri ADPR, ahakora umurimo w'Imana mu gihe gito, aho yaje kwimuka ajya i Karengera, hariya nyine ubu ni ku Kibuye, ubu ngubu ni mu karere ka Nyamasheke. Yego, muri ubu tuvugana ni mu karere ka Nyamasheke. Uyu mu misiyoneri yakoze ibikorwa byinshi bitandukanye mu itorero rya ADPR, kubera ko ni umwe mu bantu birahirwa n'abantu benshi, cyane cyane ababanye nawe. Bamwe baravuga ngo uyu ntabwo yari misiyoneri gusa, ahubwo yagaragaje ko ari umukristo muzima, kuko yeraga imbuto zikwiriye abihannye kandi agakoresha ubutunzi bwe mu murimo w'Imana. Misiyoneri Alfred Tobre yari umusuwisi w'umukozi w'Imana, akaba yari umupasiteri w'itorero rya Gikristo mbere yo kujya mu gukora umurimo w'ubumisiyoneri mu Rwanda. No kuvuga ko yaje ari mu kiruhuko cy'izabukuru mu itorero ry'iwabo. Yari mu Rwanda nk'umuvugabutumwa mu rwego rwo gufasha mu ivugabutumwa, uburezi no guteza imbere ibikorwa ry'itorero bya Pentecote mu Rwanda ADPR. Uyu azwiho ko ari we wubatse ikigo cy'amashuri gikomeye cya Groupe Scolaire Karengera. Abantu barakizi. Ni ikigo cy'itorero rya ADPR, ni ikigo gikomeye cyane, kirimo amasegisiyo atandukanye, torokome n'ibiki byose. Ni ikigo cye wacyubatse do A a Z, ndetse n'ubu yatabarutse yaragikomeza kugifasha
mu bintu bimwe bitandukanye. Uyu niwe wubatse groupe scolaire ya Cyazo hariya STH Cyazo, ni ikigo n'ubundi cya ADPR, nacyo ni ikigo gikomeye kizeho abanyeshuri benshi batandukanye. Bamwe muri bo bari kureba cyangwa bari kumva iyi nkuru bamenye yuko uyu mugabo turi kuvuga ari we watumye icyo kigo cyubakwa. Yubatse ibigo byinshi, yaguze ubutaka bwinshi bw'insengero za ADPR ndetse aranazubaka mu buryo bugiye butandukanye, yakoze ibikorwa bikomeye by'indashyikirwa. Mu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994, abandi bamisiyoneri benshi bari mu Rwanda baragiye basubira iwabo batinya kugaruka, bavuga bati mu Rwanda habaye amahano, mu Rwanda ibintu birakomeye, mu Rwanda n'amarira n'imiborogo, banga kugaruka. Ariko uyu Tobreri bitewe n'uburyo yari ameze, ari umukozi w'Imana wita ku mfubyi n'abapfakazi, ufasha abantu, wishyurira abakene minerivare, wita ku burezi, wita ku guteza imbere itorero ry'Imana. Byageze mu kwezi kwa munani ho mu 1994 arongera n'ubundi agaruka mu Rwanda. Agarutse mu Rwanda, urumva u Rwanda rwari rukiri mu icuraburindi rivuye hanyuma y'amezi make tuvuye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Tobure yafashije abantu benshi cyane hariya mu buryo butandukanye. Hariya Karengera yahakoze ikigo kimeze nka Oruferina yakiriragamo imfubyi n'abapfakazi ba jenoside yakorewe abatutsi, akabafasha. Yarihiye abantu benshi minerivare ku buryo iyo umubaruyeho abana banyuze mu ntoki cyangwa bize kubera Tobreri kuva mu 1994 kugera byibuze muri 2016 ngo habarwa abana bagera ku 2,000 n'abandi basaga 100 yariye za kaminuza na za masters. Urumva yakoze ibikorwa bikomeye mu by'ukuri. Itorero ry'u Rwanda nka ADPR bikwiye kuzirikana, ndetse n'igihugu muri rusange, cyane cyane mu gace yakoreyemo. Ibyo ngibyo barabihamya nk'uko Iyobokamana TV tuba twabitohoje tugakora inkuru nk'iyi ngiyi ku muhisi nk'uyu uba wabaze kurangiza urugendo rwe. Yego, benshi mu bantu baganiriye n'Iyobokamana TV babanye nawe bagiye bagaragaza imbamutima zabo, bamuvugaho bitandukanye nk'uko mugiye kubyumva nyine muri iki kiganiro. Reka rero tuvuge ngo Imana ikomeze gukomeza abasigaye, ihiruhuko ridashira. Missionnaire Tobreri wabaye inyangamugayo, akora ibikorwa by'indashyikirwa, yitangira umurimo w'Imana mu Rwanda, ateza imbere itorero rya ADPR. Ibihe biha ibindi, nibyo ibihe biha ibindi, kandi amateka akazana ibindi mu buryo bugiye butandukanye. Nubwo twebwe turi generation nshyashya, dore ko n'ubuyobozi bukuru bwa ADPR buriho ubu ngubu, nabo ayo mateka bashobora kuba batayazi cyane y'ibikorwa Missionnaire Tobreri Alfred yakoze mu itorero rya ADPR, ngo tubone wenda turi kubyizihiza, tubone wenda itorero ryashyizeho ikiriyo kimwibuka, tubone wenda itorero rya postinze urupfu rwe, tubone wenda hari ibintu byakozwe mu buryo butandukanye, kubera ko nabo bashobora kuba batazaya amateka. Ariko mu by'ukuri ubundi byari bikwiriye ko nk'abakristo, nk'itorero rya ADPR yakoreyemo umurimo w'Imana gutya, afitemo ibigwi bimeze gutya, bagira reaction iyo ari yo yose ku rupfu rwe, nk'uko benshi mu bakunzi be, mu bana yarahiye amashuri, mu mfubyi yafashije, mu bantu yagiriye neza, barimo babivuga bati ADPR nidushyirireho uburyo byibuze twakora umugoroba wo kwibuka Missionnaire Tobreri Alfred. Yego, urakoze cyane Joel. Wenda ni ibikorwa byiza buri muntu wese agomba kureberaho mu bukristo, mu kuba wakubaha Imana, ariko ukagira n'ibikorwa bigirira abandi umumaro mu gihe ubishoboye. Ariko nibaza ko habanza igitekerezo cyo kuba wabikora. Uyu rero Missionnaire Tobreri dufite byinshi twamwigiraho. Hari ibintu wenda ukomoje ku kantu ngo tukabona itorero ryashyiraho uburyo ryamwibuka. Hari urumva ko nta mateka ye azwi, ariko hari abandi bene data amateka yarahari, ariko ntabwo agera kure generation yacu. Yego, yubu urabona nka wenda nk'umushumba mukuru wa ADPR
mu myaka afite ariko se no muri ayo mateka ya Tobre reka nkubaza ashobora kuba ari umuntu watigeze banamubona. wenda sinshaka ko twempirima ibindi by'ahandi ariko hari igikorwa cyiza kwibuka ibyiza umuntu yakoze bigahora byibuka ukavuga uti tugomba no kubyigiraho. Tujya tubona nyine ku rundi ruhande tujya tubona amashuri ya Don Bosco, amashuri yande nande, ariko birakwiye ko no mu itorero bagira kwibuka umuntu wafashe iya mbere akavuga ati nkizeho igikorwa runaka kizajya gifasha abana b'abanyarwanda, gifasha abana b'abakristo kubaho. Ibyo byose nyine ni ibyifuzo kandi koko ni ibintu bikwiriye kuvuga ati missionnaire Tobre mu bikorwa yagiye akora, amashuri yubatse, insengero yubatse zirahari nyinshi, hariya ku Kibuye hayitwa mu Matyazo ubutaka urusengero ruriho n'ubwari bwa Tobre, yagiye atanga ubutaka bwinshi, agatanga ibibanza byo kubaka insengero. Mu by'ukuri yagize uruhare rukomeye cyane. Success itorero rya ADPR rifite muri iyi minsi, uyu mugabo witwa missionnaire Alfred Tobre abifitemo uruhare rukomeye, kandi umuntu atarenze ingohe cyangwa ngo abure kumushimira. Nkuko nyine abantu nk'abo bari bakwiriye guhabwa credit cyangwa se gushimirwa n'itorero. Yego, ku bikorwa bakoze, hakabaho wenda inzandiko z'urwibutso rw'uwakoze igikorwa runaka, nimba ari ku ishuri n'uhize akajyana igitekerezo aravuga ati nubwo nize hano ni ishuri ryaba n'aba ariko ryagizwemo uruhare na kanaka. Nk'uko mu rundi ruhande biba bimeze gutyo, avuga ati Mutagatifu Don Bosco niwe wateye inkunga, n'urugero runaka nk'uko twumva mu Gatenga ati Carlos niwe wubakishije aha, gutyo gutyo. Yego, byari byiza rero. Reka dukurikire ubuhamya bw'ababanye nawe n'abafite icyo bamuziho kuri iyi generasiyo babashije kuba babana nawe. Yego, bakunze ibiyobokamana TV rero, nk'uko nababwiye turimo tugenda dukora inkuru cyangwa amateka ya missionnaire Tobre Alfred. Ni umumissionnaire w'umusuwise wabaye mu Rwanda mu myaka yo hambere, akora ibikorwa bitandukanye by'indashyikirwa, birimo cyane cyane ko yitaye ku burezi, yubatse ibigo by'amashuri nka Karengera, Cyazo ndetse n'ibindi bitandukanye. Hari abantu rero bamuzi, bamubonye, babanye nawe cyangwa bafite icyo bamuvugaho. Yamaze gutabaruka, Imana imuhe iruhuko ridashira. Turi kumwe ku murongo wa telefone na Pasiteri Jacques. Ni pasiteri umwe mu bapasiteri bazi Tobre, bafite icyo bamuvugaho. Reka tumusuhuze, tumuhe ikaze. Pastor, mwaramutse neza kandi mwiriwe? Mwaramutse neza, muraho? Yes, ashimwe cyane. Ahimbaze. Reka tubabwire ngo condoléances, mwihangane kubwo urupfu rwa missionnaire Tobre, wabaye indashyikirwa ku bantu cyane cyane babanye nawe, namwe muri bamwe mu bantu tuzi bamubonye amaso ku maso, bafite byinshi bamuvugaho. Reka rero tubihanganishe, tuzabona batubanjirije kandi tuzamusanga mu ijuru. Murakoze cyane kuduhumuriza. Tobre n'ibyo no muvyeyi wacu, mukozi w'Imana, nyangamugayo, mbese ni ntagereranywa. Kugira ngo tuzabone uwo twamugeranya nawe ntabwo byatworohera. Kuba muduhumurije turishimye, murakoze, Imana iho mugisha. Yego, Pastor, turashaka turimo turakora inkuru yo kumva imbamutima z'abantu, z'abanyarwanda, z'abakristo ba ADPR yakoreyemo umurimo w'Imana mu buryo butandukanye. Kuri wowe Pastor Tobre, ni muntu ki cyangwa yari muntu ki? Ni icyo umuziho? Wamubonye ute? Ni irihe somo ry'ubuzima agusigiye, cyangwa wavuga ati uriya mu missionnaire ineza yagize cyangwa uko namubonye namwigiye hibi ngibi? Ni ibiki umuziho gatoya? Pastor missionnaire Alfred Tobre umukozi w'Imana udasanzwe, w'umunyaburayi, uturuka muri Suisse, batandukanye n'abandi ba missionnaire. Kuko we harimo, uretse hejuru y'ubu missionnaire, harimo ubukristo yihariye. Yego, harimo umutima wo gukunda Imana no gukunda abantu bayo. Yageze ino mu Rwanda muri 1966, ashyikira Igihundwe, aza kuhava
yabanje kuhigisha aza hano Karengera yego araza atangira umurimo w'Imana atangira kuvuna muri 60 turumva ko yageze mu mpera za 67 icyo gihe rero ubuzima bwari hasi cyane araje yita ku bantu b'abakene abafasha bamwe abigisha kwambara baha imyenda abandi akagenda abigisha gukora baha akazi kandi aragenda akayirwanya indwara z'ibyorezo ziriho hariho nk'amavunja akajya guhandura amavunja sura abakene mu ngo iwabo akora ivugabutumwa mu ngo akora ivugabutumwa ku misozi amavuna hamwe afatanyije n'abapasiteri bari bari inanga icyo gihe agura ubutaka bwahubakwa insengero tangira ibikorwa byo kubaka amashuri muri makeya yakoze imirimo myinshi myiza na nyuma yaho kandi na nyuma itorero rimaze guhama neza yarakomeje n'igihe atarahari yarasubiye iwabo yakomeje umutima wo kurekera mu Rwanda muri we harimo umutima wo gukunda u Rwanda no gukunda abantu b'Imana kandi no kwihangana cyane urabizi ko nyuma ya jenoside bamwe mu bamisiyoneri basa nk'abikubuye baragenda basa nk'abataye igihugu ntibakomeza gukora uko yakomeje gukora nabwo yakoze n'ibikorwa byinshi cyane bifatika harimo nk'amashuri yubatse ama etage ani Karengera Terambere yubatse groupe scolaire Umucyo Karengera yubaka groupe scolaire Karengera Gitwa yubaka TSS Karengera yubaka groupe scolaire Mugonero yubaka TSS Cyazo yego yubaka Este Cyazo arakomeza n'andi mashuri ya primaire EP Cyangabo EP Nduba byo ni bigo yaje no kubaka ibindi bigo bibiri ari kubaka ikigo cya Nyarusange muri Nyamasheke ari kubaka ikigo cya Gishyita muri Karongi Zamanje ruguru yonge muri Karongi mbese ntabatakoze afite ibikorwa byinshi kuryo natandukanye n'abandi ba missionnaire uko kandi yubakaga ibigo by'amashuri niko yanabifatanyaga no kubaka insengero cyangwa gushyigikira ibikorwa byo kubaka inzu z'Imana kugeza ubu ngubu insengero aho hose navuze yego afite insengero henshi bivuga ngo paruwasi ageze Karengera niho hari icyicaro cyiwe ariko so yakoreye gusa ubwo yakomeje Karengera komeza za Tyazo arakomeza agera za Rwumba arakomeza agera Ngange gera Bweyeyi aho hari muri Karengera arakomeza aragenda agera za Maheresho Sumba muri make ahurira n'undi mu misiyoneri witwaga Ofumani wari Butare aho niwe bahuriraga muri makeya yakoze ibikorwa byinshi amasambu yaraguze kandi yubaka n'isengero mu mateka ye nagiye nkurikirana ayo mateka hari icyo waba uyaziho wenda avuga ko yaba yarigeze aba umuvugizi wungirije w'itorero rya ADPR ubwo ryayoborwaga na sinzi ukuntu babivugaga niba yarahagarariye inyungu za Suisse muri ADC hari ukuntu numvaga babivuga ayo mateka hari icyo muyaziho urabona ko mbere ADPR yagiraga inama nkuru yagiraga seya ariko ikagira inama y'ubuyobozi bivuga ngo habagamo abamisiyoneri bahagarariye ibihugu by'iwabo cyangwa se inyungu ziwabo bivuga ngo rero ku bwansanzu rwimo yari mu bamisiyoneri bahagarariye baba muri biro ya mu nama nkuru mu nama nkuru ariko hari inama nkuru hari n'inama y'ubuyobozi yabagamo muri batatu habaga harimo representant n'umwungirije kamo na missionnaire bagarariye Suède na missionnaire bagarariye Suisse yari Tobre rero yewe ndumva yakoze ibikorwa by'indashyikirwa nirihe somo ry'ubuzima Tobre akwiye gusigira abandi bakozi b'Imana ukurikije uko wamubonye mbere yuko mvuga iryo somo ry'ubuzima reka nkubwire ko nyuma ya jenoside yagize umumaro munini cyane yego na jenoside yaraje yegeranya urumva ko jenoside baje kuevacuer abantu barabajyana n'abatahi wabo ariko mu kwezi kwa munani kuri 23 nibwo yagarutse hano Karengera
ubwo urumva ko jenoside yasaga nkaho iri kugenda irangira ariko urumva ko abantu batinyuka kuza mu gihugu bari bakeya. Yego cyane kabisa. Ariko rero agenda atarukanya abana b'imfubyi za jenoside basigaye abazi gerageza kugenda begeranya akabazana hano mu kigo iwe agiramo orphelinat noneho agenda abafasha. Urumva zari inkomere abandi n'ibibazo birebire byumva byatewe na jenoside uko byari bimeze, agerageza kubitaho abapfakazi, agerageza kubafasha abadafite aho kuba, muri make bubakira amazu. Nyuma ya jenoside abana basubiza mu ishuri bariga, bamwe batangira muri primaire barakomeza segonderi arangije kugeza muri kaminuza. Kugeza 2016 yari amaze kurihira abanyeshuri barenga 2,000 abarihira segonderi. 2016 kuva nyuma ya jenoside kugera 2016 yari amaze kurihira abanyeshuri barenze 2,000. Hanyuma afite n'abandi barenze 100 n'imisago amaze kurihira kaminuza, n'abandi yagiye arihira za masters gutyo. Muri makeya Tobre ni umuntu ufite amateka yihariye mu gihugu cy'u Rwanda, kandi n'abayobozi b'igihugu baramuzi. Ndavuga Mperibi nangaho yakoreye cyane cyane za Nyamasheke niho mvuga. Muri makeya yarakoze cyane. Harimo rero icyo umuntu yamufatiraho umutima w'urukundo, kwitanga, kudacika intege, kuba umukristo nyawe ukijijwe kandi wera imbuto zigaragara. Amen. Murakoze cyane Pastor, reka rero tubashimire kandi dukomeze kubihanganisha. Murakoze cyane kuduha imbamutima zanyu no kutwibutsa bimwe mu bikorwa by'indashyikirwa missionnaire Alfred Tobre yakoze, kandi rwose Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Yego murakoze cyane namwe. Murakoze. Nkuko twababwiye yuko turimo tureba ku buzima, amateka n'ibigwi bya nyakwigendera missionnaire Tobre Alfred, umwe mu bagabo babaye indashyikirwa, bakoze ibikorwa byinshi bizahora bizirikanwa, bizahora byivugira, cyane cyane mu murimo w'Imana mu itorero rya ADPR. Washyigikiye uburezi, akubaka ibigo by'amashuri byinshi, akwita ku mfubyi n'abapfakazi, agafasha abantu benshi batandukanye, ku buryo afite abantu benshi bamwita umubyeyi, ndetse bafite n'icyo bamuziho, bafite n'uko bamufata. Nk'uko rero turi kugenda tuganira n'abantu batandukanye twumva imbamutima zabo, turi kumwe n'undi mubyeyi ku murongo wa telefone nawe ufite ukwazi Tobre cyangwa ufite icyo yamuvugaho. Reka dutangire tumusuhuza. Mwiriwe neza kandi muraho, murakomeye kandi mwihangane, turabihanganishije kubw'urupfu rw'uyu mukozi w'Imana missionnaire Tobre Alfred. Mwiriwe neza Joel, murakoze cyane kutwihanganisha. Muribwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kuvugana nande, cyangwa ninde ugiye kutubwira gatoya ku byo azi kuri missionnaire Tobre Alfred? Nitwa Nyirahabiyambere Lydia, niyo mazina yanjye. Yego. Tobre Alfred wamaze gutabaruka cyangwa umaze iminsi mike atabarutse kuko yitabye Imana ejo bundi ku itariki 23 z'uku kwezi nyine muri uyu mwaka wa 2026. Ni muntu ki kuri wowe, umuziho iki mu murimo w'Imana, mu bikorwa by'ubugira neza? Ninde kuri wowe? What's your expectation kuri we? Nirihe somo asize cyangwa niyihe nkuru asize imusozi, cyane cyane mu murimo w'Imana mu itorero rya ADPR mu Rwanda? Kubona uko mvuga kuri Tobre Alfred biragoye, ariko mu by'ukuri namenye ubwenge ngewe mubona, kubera ko ari Karengera niho iwacu. Rero yambereye umubyeyi ku ikubitiro, kuko papa wanjye ntabwo nari mufite, sinageze amahirwe yo kumubona. Ariko kuva amenye Tobre yarandeze, haba mu buryo bw'umwuka, nibo batwigishaga Ecole de Dimanche. Ndi umwana, ibintu byo gukunda Imana hanini nibo babimfashijemo, kandi si ukudukundisha Imana gusa, twabonaga banadukunda. Yarandeze rero mu buryo bw'umwuka, naho nkuriye nsindiye kujya muri segonderi muri 1981, ambera umubyeyi ku buryo bweruye, kuko iyo ataza kuba we ntabwo kwiga byari gushoboka. Ikintu ntazibagirwa mu buzima bwanjye ni uko
yarampamagaye bakimera kumenya ko natsinze mu by'ukuri nyine yataza kuba we kwiga byo ntabwo byari kubaho yego ubwo rero naragiye njyayo n'undi mukozi bakoranaga waje kundeba sinari nzi ko nafasha abanyeshuri icyo gihe byari bitaramenyekana ariko hari umukozi w'Imana nawe wabimenye ko natsinze aza kundeba anjyana kwa Tobreri arambwira ati ndakuzi ko ukunda Imana ariko ndagusaba yuko unsinyira ibintu bibiri ati mbese yari binyandikishije mu gifaransa est-ce que tu vas rester fidèle à Dieu yo hanyuma arongera mbese amafaranga nzagutangaho wiga uzayanyishyura kugira ngo tubashe gufasha abandi bana yo ibyo byose ndabyemera ndabisinyira urupapuro ararubika ubwo rero kimwe cyo mvuga uretse kuba yarambereye mu byakandihira ariko yatumye n'ibintu by'agakiza numva mbigize indahiro yego ko nabirahiriye nkanabisinyira nabikuriyemo n'ubu mbisaziyemo amen ubwo rero namubonye nk'umukozi w'Imana mu bintu by'umwuka ntiyakundaga umuntu ukora ibyangwa n'Imana ibyaha ntabwo yabikundaga yarakwigishaga kandi n'abatana akabagorora ikindi abantu yafashije we ni benshi cyane ariko cyane cyane umubare wabaye mwinshi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi aho abana benshi yabarihiye bakiga mbese ababera umubyeyi ku bana benshi cyane ubwo rero mu by'ukuri haba no mu itorero hariya Karengera nyine hari kuri misiyoni hitwaga kuri misiyoni kuri yego ubwo rero hari ahantu hakomeye cyane cyane kuko yarahubatse yakoze ibikorwa amashuri arayubaka mbese habaye ahantu hakomeye kubera uruhare rwa Tobreri kandi nzi neza ko ntabwo ariho honyine yakoze ibikorwa nk'ibyo yabikoze no mu bindi bice by'igihugu wenda abashumba nabo baza kubigiramo uruhare bakabisobanura ariko ibyo nabonye yabaye umubyeyi w'abantu benshi kandi umubyeyi umuntu wese yumva yaruhukiraho yes nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 abamisiyoneri benshi baratashye iwabo ndetse batinya kugaruka mu Rwanda bavuga ati amahano yahabaye cyangwa yo twabonye ntabwo tuzahasubira nyamara kuri Tobreri we ahubwo nyuma ya jenoside wabaye umwanya mwiza wo gufasha abantu nk'uko umwe mu bapasiteri twaganiraga yabivugaga witwa Jacques avuga ko yafashije impfubyi n'abapfakazi benshi nyuma ya jenoside ku buryo umubare wabo uhereye aho yabitangiriye nyuma gato ya jenoside kugira nko mu 2016 ngo habarirwa abana byibuze b'impfubyi 200 yarihiye amashuri ya segonderi mu buryo butandukanye ndetse n'abandi yishyuriye za kaminuza mu by'ukuri uyu Tobreri iyo urebye abantu bamunyuze mu ntoki nawe urimo ubona mwese asa n'uwabaraze umurage wo kwita ku bantu bababaye n'abatishoboye kubera iki mwabigize intego ubwo ndavuga abonzi barimo umumama muri Australia witwa Tabita na ukunda gukora ibikorwa byo kwita ku bantu gufasha abatishoboye ndavuga wowe washinze association yitwa Garuka yita ku batishoboye cyangwa ku bana bababaye ikora community transformation muri societe kubera iki abantu banyuze mu ntoki za Tobreri mwese musa n'abafite umurage wo kwita ku bantu bababaye urakoze cyane Joel uvuze ku bintu rwose bimba ku mutima nubwo navuze nsubiye inyuma gato yuko yansinyishije ko nzariha nzishyura amafaranga yanyishyuriye ntabwo byabayeho uko sinashoboraga no kuyabara nawe ubwe naramubajije ntese nangaye wantanzeho kuko ntabwo ari amafaranga y'ishuri cyangwa ibikoresho yampaga n'ibikoresho kwa kundi umubyeyi apakingira umwana we muri mare kera nizo twakoreshaga agiye kujya kwiga yarabinshyiriragamo nagerageje kumubaza ntiwantanzeho angahe aravuga ati ibyo byihorere nawe uzagira bufasha yego ubwo rero mu by'ukuri numvise andaze umwenda munini cyane hanyuma mu bushobozi bwanjye bw'icyo gihe kuko narangije amashuri ya segonderi muri 87 naravuze ntibasi nanjye nzagerageza mfashe umwana umwe
mbishe ariwo muhigo migi y'Imana nibura nzafasha nanjye umwana umwe ambashe kugerageza kumuhindurira ubuzima nubwo nzaba ngerageze kumwitura no kwitura Imana nyine yamukoresheje ubwo rero byambereye umwenda muremure mbana nawo nyuma rero ubwo nakomeje kwiga no gushaka bizamo hanyuma ariko nyuma y'94 ho byari catastrophe kuko nta bana nta cyerekezo birwaga biruka muri uyu mujyi mbese ubona ari ibintu bibabaje cyane naho rero igitekerezo cyavuye maze kwegeranya abagore bamwe twari kumwe mu itorero nabo buri wese afite ibyo bibazo n'undi bye ubwo rero tumaze kwiyegeranya baratubwira ati ngaho tubwire twebwe tumaze kumva ko tumaze kugira ihumure kuko twarasuranaga baganira bari bigunze bava mu bwigunge tubwire nyine igitekerezo cy'umushinga twakora tugerageza guhinga biranga izuba riba ryinshi muri 98 buri icyo dukora barambwira ati rero ntiturekurana kubera yuko nibura twakize ibikomere nibura dufite umuryango tubwira undi mushinga dukora umushinga rero wari umazemo iyo myaka yose kugeza icyo gihe 98 99 ni wa mwenda ntabonaga nta buryo bwo kuwuhigura mfite uriya wo gufasha kugira umuntu umwe uzafasha ndabona rero ubundi njyewe umushinga ngira umbamo mazemo igihe no gufasha umwana ni none dore abana bariruka mu muhanda bati kuko turabareba none se turabafashisha iki ko natwe ntacyo dufite ubwo rero twanzura yuko icyo dufite ni kimwe kitari budusaba amafaranga ni ukubereka urukundo yego tuti ibyo koko birashoboka ni ukubereka urukundo ubundi tukabatumira bakaza mu Imana niyo ifite ibisubizo by'ibibazo abantu twese dufite ubwo rero mu by'ukuri naho ni mw'ibyo icyo gitekerezo ni mw'uwo mujyo irya association ugaruka ubona maze gufasha abana n'urubyiruko barenga 1500 buriya mubare babaze kubatobora yafashije ntekereza ko wenda umuntu agiye muri statistique byarenga kuko hari abo yafashije haba mu ibyo bice by'Ikarengera ariko hari n'abo mu n'iki gice cy'Ikigali kuko naho yarahakoreye rero iyo nebye twebwe abo tumaze gufasha barenga 1500 ntekereza ko uwe birenze n'ibihumbi 5 yego urumva uri mu nzira yo kugenda umwuva mu simbyita umwenda ariko ubu iyo witekerejeho uburyo wanyuze mu maboko ya missionnaire Alfred Tobrel akaguha devoir uvuga ati ayo mafaranga ndi kugutangaho uzayangarurire tuyafashisha abandi bana wajya kumubaza ati nangaha ati genda nawe uzagenze nkanjye uzagira bufasha iyo ubona association garuka ihari ikora ifasha abana ba leta batishoboye ikora ibikorwa bitandukanye wumva uvuze uti uyu ni umusaruro w'ineza nagiriwe na Tobre none nanjye Imana inshoboze impe ubushobozi n'uburyo bwo kubona abantu bakomeza kumfata mu maboko kugira ngo dukomeze dufashe abana benshi nk'uko uriya mu missionnaire yabikoraga mu by'ukuri ibyo ngibyo cyane cyane aho menyeye yuko nyine yigendeye nicaye kuri garuka umunsi w'ejo ndebye mbona iyo garuka mbona nyine ni ku bwa Tobrel mbona niho ivuye ndavuga niyo ataza kuba wa mubyeyi nanjye ibi ntabwo byari gushoboka ubwo rero intego ni yindi niyo gukomeza gukora ibyiza kubera yuko iyo umuntu imbuto nayo iyo yibibye mu butaka yera byinshi kandi bishobora kugira abantu benshi umumaro numva rero gahunda ari yo gukomeza gukora ibyiza nk'uyu missionnaire watabarutse se abana barihiwe nabo abantu babanye nabo abantu yakoreye ibikorwa bitandukanye bari mu Rwanda barahari nubwo hari n'abari hanze y'igihugu wenda hari uburyo mutekereza ko ati uko byagenda kose nk'umuntu watubereye umubyeyi nk'umuntu wadukoreye ibikorwa by'indashyikirwa umuntu watubereye mbuza kubambirwa kumbeho indambya zabo iyo zihumbya mu bihe byari bikomeye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 hari uburyo mutegura mukavuga ati turashyiraho umugoroba wo kumwibuka wo kuganira kuri aya mateka ye ibigwi bye mu bitegura mute cyangwa
ni iki musaba itorero rya ADPR yabereyemo misiyoneri yakoreye muri ibyo bikorwa ku bw'urupfu rw'uyu nyakwigendera? mu by'ukuri byakagombye kuba byiza yuko nyine itorero ryacu ADPR ari ryo yabereye misiyoneri ribidufashamo kuko nubwo yagiye adufasha ariko yadufashe nyine yadufashije nk'umumisiyoneri wa ADPR si ukuvera iyitorero ni ryo yakoreraga muri badufashije hakabaho icyo gikorwa cyo kuduhuza ndabizi ko batubona turi benshi cyane kandi natwe byatwomora kuko bifite nyine amarira n'ibikomere byinshi cyane kubera kumubura ariko itorero ryacu niba wabasha kuvugana n'ubuyobozi bwaryo bashoboye rwose kuduha ayo mahirwe natwe tukibuka iyo mirimo yakoze natwe tukamuherekeza nk'abari mu Rwanda byaba ari ingirakamaro. Joel, reka rwose mbigusabe niba bishoboka. ni uko bitsaba nanjye nkabatumikira dore ko itangazamakuru ribereyeho gukora ubuvugizi ubwo ndagerageza uko nshoboye wenda ubuyobozi bukuru bwa ADPR bushobora kureba n'iki kiganiro uretse ko umuntu ashobora no kubikurikirana mu bundi buryo wenda akabikorera ubuvugizi kandi koko umuntu wabaye indashyikirwa gutyo agakora ibikorwa bikomeye gutyo akabikorera mu itorero rikaba rihari rifite intego yo guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye. Ngira rero ngo misiyoneri waje yita ku burezi akubaka ibigo by'amashuri akagura ibibanza byo kubaka insengero zimwe akanazubaka agakora ibikorwa bitandukanye gutyo akishyurira imfubyi abapfakaza amashuri n'ibindi akubakira abatishoboye. Ngira ngo nawe yafashije itorero kugwa mu ntego y'ivugabutumwa yo guhindura abantu mu buryo bwuzuye kuko ibyo byose yabikoraga n'abifatanya n'ivugabutumwa ku buryo nyine iyo ntego yo guhindura abantu mu buryo bwuzuye itorero rya ADPR rigira Tobure yayigizemo uruhare rukomeye kuko uko yakoraga ibyo bikorwa by'ubugira neza ni nako yabaga abwiriza abandi abatizagira gute ahindurira benshi ku gukiranuka. Reka rero twizere ko ubuyobozi bwa ADPR iki kiganiro bushobora kukireba bukumva icyifuzo cy'abantu benshi twagiye tuganira bose nta kindi baravuga ati twasaba ADPR byibuze kudushyiraho umugoroba umwe wo kwibuka cyangwa kwibukiranya ibigwi n'amateka by'uyu mu misiyoneri wabaye indashyikirwa ku buzima bw'abanyarwanda bw'abakristo ba ADPR muri rusange. Reka twizere yuko bazacyumva wenda bakagira icyo babikoraho. Murakoze cyane Joel. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze gukomera tuzabona batubanjirije tuzamusanga mu bwami bw'Imana. Amen. Amen. Ndaza kukoherereza. Yego. Bakunze biyobokamana TV nkuko nababwiye turacyari gukora inkuru ijyanye n'ibigwi n'amateka by'umukozi w'Imana missionnaire Tobure Alfred witabye Imana. Uyu ni umwe mu ba missionnaire cyangwa mu bakozi b'Imana bazwi cyane bafite amateka mu Rwanda bafashije itorero rya ADPR kugera ku ntego zabyo kuko intego yivuga butumwa cyangwa y'umurimo wa ADPR ikora iravuga ngo no guhindura abantu mu buryo bwuzuye no kuvuga roho ndetse no mu buryo bw'umubiri. Uyu rero yabwirije abantu ubutumwa bwiza benshi bakiraga kiza abandi arabafasha imfubyi n'abapfakazi abo yishyuriye minerivare abamufata nk'umubyeyi mu buryo butandukanye. Twagiye tuganira n'abantu benshi rero batandukanye bari hirya no hino twumva imba mutima zabo kuri Tobure. Turi kumwe n'undi ku murongo wa telefone reka dutangire tumusuhuza. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye cyangwa mwaramutse bitewe naho muri? Gahoro cyane. Gahoro. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kuganira nandi. Nitwa Nyirahabimana Tabita. Yego Tabita. Nitwa Nyirahabimana Tabita. Yego Tabita. Yego Tabita ni umwe mu bantu bazi Tobure, ni umwe mu bantu bafite icyo bamuvugaho. Reka tubanze tukwihanganishe cyane kubwo akubura inshuti yawe cyangwa umubyeyi wawe Tobure. Imana igukomeze cyane kandi nitutagwisari tuzamusanga mu ijuru kuko tuzabona batubanjirije. Inshuti ya Yesu yaruhutse ariko hari ibyiringiro ko tuzongera kumubona. Tobure ni muntu ki kuri wowe? Imbamutima zawe ni izihe? Umuziho iki? Ni iki wabwira abantu bakurikiye Iyobokamana TV kubwa Alfred Tobure? Ni impano Imana yari yahaye u Rwanda.
kandi nawe yemera gutangwa rwose, aratwiha wese umubyeyi w'abantu benshi kandi ni umwigisha w'ijambo ry'Imana. Kandi kumuvuga ntabwo nabibasha ngo mbigere aho nshaka kuvuga kuko ndababaye. Pole sana, mwihangane. Umuziho iki yagukoreye ibiki wenda mu buzima? Ese namwe muri mu bo yafashije? Wamubonye ute? N'irihe somo ry'ubuzima asize ku bantu bakwiye kumwigiraho? Ngewe mbona misiyoneri Tobure namubonye aba mu modoka. Aba mu modoka? Ari hatuye? Yabaga mu modoka y'ikombe akayiraramo hanyuma akanayigendamo. Yesu we. Nta nzu yari ihari Karengera rwose, hari ahantu h'ikutiro ry'isoko, ahantu habaga isoko ry'ingurube n'inka. Hanyuma Tobure yazaga nyine rimwe, ubundi agasubira igihundwe kuko yaje mu Rwanda mu 1966. Aba umumisiyoneri nyine igihundwe, agafatanya n'abandi bamisiyoneri ba Suedwa kwigisha abantu mu ishuri ryari hari ry'ubwarimu. Agira umuhamagaro wo kuza muri Kibuye, ahantu hitwa Karengera. Ahageze twari tubayeho nyine ari ahantu hakennye cyane, abantu benshi baba mu nzu z'ibyatsi, nta hoteli yari hari, nta kindi kintu yari gukora, akibera mu iyo modoka ye y'ikombe akayiraramo. Hanyuma umudamu we yari afite witwa Yarara, agateka ku iresho. Ku mugoroba akarara mu rusengero rwari ruhari rw'ibyatsi narwo. Hanyuma Tobure atangira kutwubakira Karengera ibikarengera. Yesu we. Karengera arazamuka, ariko Tobure yatangiriye mu nzu yabagamo yari imodoka. Yego. Nyuma yaho aza kubaka icyumba, yubakije icyumba, bacyubakishije ibiti hari yabayeho nabi cyane kugira ngo atugeze inkuru nziza. Imana ishimwe. Rero bidatinze nyine iyo nzu ayubakana no kubaka urusengero rw'Ikarengera, atangira kugenda avuna. Buriya yubatse insengero nyinshi cyane, agera muri za Rwumba, muri za Kirambo, muri za Tyazo, agera ku Bweye mu ishyamba, ataka amabati ahantu henshi, insengero nyinshi zo muri kiriya kirere niwe wazitwubakishirije akoreshejwe n'Imana. Aba rero yajyaga aba mu bintu bya misiyo, abazungu bakagenda bashyiramo amafaranga nawe akayazana, ntiyayariye, ntabwo yayibye, yarayaduhaye. Nicyo muziho ko ari umugwaneza kandi akaba n'umuntu wari wariyanze, agakunda abandi ntiyikunde. Yego. Wowe ubwawe ufite nayahe masomo abana banyuze mu biganza bya Tobure? Abenshi icyita rusange muhuriyeho nuko mwese mukunda kwita ku bantu bababaye. Nibyo navuganaga n'uwitwa Lydia, ufite association yitwa Garuka yita ku bana bababaye. Nawe uri umwe mu bantu bakunda gukora ibikorwa byo kwita ku bantu bababaye, abakozi b'Imana bariho nabi n'ibindi bitandukanye. Ni umurage wa Tobure, yarabibigishaga, yarabikundaga. Kuki abantu bamunyuze mu biganza cyane mwese musa n'abahuriye kuri initiative yo kwita ku batishoboye? We n'umuryango we wose nabo bazanye bitaga ku bantu batishoboye. Noneho ngewe nabibayemo cyane, nabaye umukozi wawe nkirangize kore familiare, nkirirwa ndodera ababaye, abapfakazi biki. Noneho binyinjiramo kabisa, nkumva nta n'ikindi kintu nakora, numva ashatse kugenda mu muhamagara. Yego. Niki wasaba ADPR kubw'urupfu rwa Tobure Alfred? Yewe Alfred ni umuntu wari ukwiriye kwibukwa, bakamukorera ikiriyo, kuko n'abandi ba misiyoneri baranagiye nyine bo bamera nk'abagiye bahagarika imirimo, ariko Alfred yakomeje gukora iyo mirimo muri misiyo ya Rwanda. Yewe naramusuye tariki 13 z'ukwa karindwi, tumarana iminsi 3, bari bakicaye kuri computer n'umusaza n'umukecuru,
bari gushakisha imifasha, bubatse insengero nyinshi, bubatse amashuri menshi, afite za segonderi. Ntabwo ari umuntu rero ukwiriye kugenda gutyo ntibamukorera ikiriyo. Nasabaga kugira ngo niba tubagireho umugisha umubyeyi wacu akorerwa ikiriyo. Mama, reka tugushimire cyane kandi ukomeze wihangane. Tuzajya tugenda tugaruka ku bigwi n'amateka by'uyu mukozi w'Imana wabaye indashyikirwa. Imana iguha umugisha cyane. Ari ikintu nshaka kubwira imfubyi n'abapfakazi bagiriwe neza n'umuryango wa Missionnaire Tobure. Abamuzi n'abagiye barishyirwa amashuri nawe yabavanye mu kaga n'akangaratete. Tugira umutima nawe two gutabara abandi kuko umusaza we yiruhukiye. Mwese mwihangane, twese tumwita papa kuko yaratwubakishirije amazu. Jenoside yabaye afata abana b'imfubyi, akora imirimo myiza myinshi yo kugaragaza urukundo n'umubare bafunze abana babo ntabwo yabaretse. Nukora bose bigiye ku birenge bye. Papa wacu yatabarutse. Mwihangane cyane, mwihangane kandi namwe mutangire gukora imirimo y'ubugira neza. Niba mubona ko yakoze neza tufate umuco wiwe. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha cyane. Ariko harako nakubaza kandi dusoza ngo nyuma ya jenoside urabona nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 abamisiyoneri benshi bari mu Rwanda barahavuye ndetse bamwe batinya no kuhagaruka. Ariko ngo Tobure we nyuma gatoya cyane mu mezi make ya jenoside irangiye yagarutse mu Rwanda kandi aje asa n'uzanywe n'igikorwa cyo kwita ku mfubyi za jenoside ku buryo ngo hari ikarengera rwose ayo mateka yahayanditse ngo ubaze ngo abana yishyuriye minerivare b'imfubyi icyo gihe kuva muri uwo mwaka wa jenoside no kugera ngo mu 2016 ngo habarirwa byibuze nk'abanyeshuri cyangwa abana ngo nk'ibihumbi 2 byishyurirwaga cyangwa byafashijwe na Missionnaire Tobure. Yewe nari umwe mu bakozi kandi koko ibyo bintu byarabaye. Twirirwaga tudoda turi abatayeri barenga 5 tudodera abana bose bazaga ntabwo yafashije abantu ngo bamwe ngo batawe nyine ababyeyi babo bimuwe nabo twatoraga mu mihanda n'abandi bose bagiraga ibibazo bose twarazaga tukabaha imyenda bakajya kwigana n'imyenda bishyashya, amakayi, ibintu yakoze ni ibintu by'indashyikirwa kabisa. Yego mama, na n'uyu munsi aracyabikora. Urebye no kuri invitation batanze bavuze yuko kumushyingura umuntu wese atazajyana indabo kwa kundi abantu bajyana indabo, ahubwo umuntu wese ashyire kuri account ya Tobure yakoreragaho amafaranga yo kongera gukomeza gufasha u Rwanda. Ntabwo arava mu Rwanda nta nubwo baturekura rwose. Abantu bo kwa Tobure n'abantu bacu. Murakoze cyane. Azashyingurwa ryari? Azashyingurwa ku wa 5. Yego mama, murakoze kandi mukomeze kwihangana. Ndakohereza invitation nawe uzabe hamwe n'abantu bazabana natwe. Yego. Thank you. Murakoze cyane. Murakoze.